maze munyemere muco wacu zico kandi dacinjisha karande kacu tubanze twiragize bigira ugira byose maze akatugabira cyatwambika tukaberwa yaduhezagira tukeza maze yagakuranga tukamuhimbaza munyemere tugejuru tubanze twiragize bigira ugira byose
Uwiteka Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Igitondo nk'iki turi imbere yawe, duhuriye hano abana bawe, turagusabye ngo ubane natwe. Gahunda zose ziri bubere hano ubane nazo, turinde tugire neza, dufashe kandi ukomeze kutuba hafi. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bashyitsi bahire, tubahe ikaze iwacu. Mwicare mwisagaguye, mwicare mutuje kandi mutekanye, mwicare mwisanzuye. Igitaramo cy'imihigo twanze dutaramye, turimo dushima Imana, tuyihimbaza ku byiza dukoreye. Ariko kandi hari n'iyereka duherutse kugira mu minsi yashize, uyu munsi ryasohoye. Igitaramo dusanzemo. Rero yewe mugiye gutaramana bagaze imbere yanyu. Ngendahimana Rwabidadi wa Semufara Munanira wa Kamana, ikagenda bikagera kuri Adamu, ko byane twese dukomoka. Nuko ishoti impamvu atsingira umusaraba batizwa Faransa, akaba ari musangiza w'ijambo muri iki gitaramo cyiza tugiye kugira. Munyemere rero barari muze tujyanemo dutaramo twishimye tunezerwe, maze dutaramo agati gaturika kandi kamere, kandi iki gitaramo kize kudukesha umutima twese. Murabinyemereye? Nuko nuko maze rero ubwo mubinyemereye, burya mu gitaramo amo gutarama akabamo kugaba no kugabana. Nimutarama neza muragabana, ariko noneho nimutarama nabi muragaba. Uretse ko mbizeye muri abatarami beza, muramushaka kuza kugabana. Soko? Okay, urakoze cyane. Burya ngo nyiri umurima ni wacu, kandi nyiri inkota n'ubifasha umurimo. Yewe ngo burya nagaho kambera nyirako niko gashira ubwenge. Mubyeyi, nangira icyizere mu cyubahiro cy'ubuto, nyemere nanjye mu cy'ubukuru nkuko nsanzwe ngiguha, maze mu mwanya wakire bashyitsi batugendereye. Abaze mbitegereza nabareba nkabona icyaka kibakaka, ariko rero mubyeyi burya ngo n'inyota ishokera zose, bwa natwe turaboneraho. Mwanya n'abandi mubyeyi. Arakoze uyu musangiza w'amagambo cyangwa se umuhuza w'amagambo, kuko nkuko abivuze aba bashyitsi twari tubiteze, ariko baza badusanga n'ubundi mu gitaramo twari dufite. Twari twifitiye igitaramo dukesha imihigo, tunezerewe kubera umuganura dufite imbere aha ngaha, kuko twari turi gutegura iby'umuganura. Ariko ubwo baje bakaba badusanze muri ibyo birori twari turi kwitegura, nabo turabakiriye, nabo baze neza kandi ndabona baje neza, badufashe mu gitaramo turimo cyo kuzizihiza umuganura muri uku kwa munani mu matariki abanza. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Dawe mubyeyi, urabizi mu muryango wacu tugira amafunguro y'abashonji, ariko kandi tukagira n'amazimano y'abashyitsi. Abashyitsi batugendereye turabazimanira kugira ngo umusabe wegere ejuru, hanyuma ubanze ubazimanire tuze gukomeza igitaramo cyacu. Mwaramutse neza umusaza Alphonse. Ndanezerewe rwose kubasanga muri iki gitaramo. Nanjye nitwa Kanamugire Vedaste, abarige waje uhagarariye umuryango wa Fideli. Abanezerewe cyane, nishimye, aba rero kandi mbashimira kutwakira. Ndagira ngo rwose bakumpera amashyi abo turi kumwe, amashyi menshi cyane, kandi nezerewe nuko mugiye kutwakira. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Mumunyongera amashyi menshi cyane.
murakoze musangizaho amagambo. Reka rwose nsome kuri uyu mutsama numva uko umeze. Ndabona uzanywe n'abana beza. Reka rwose numve uko akaboko k'iwanyu kameze, nimba kenga neza. Nabampera amashyi menshi cyane mu kabyara. Rwose harimo agashaka bimeze neza cyane, murakoze. N'ubuki rwose buraryoshye. Reka mbasaba twongere duhuze ibiganza bigaho amashyi bikagana amashyi, twongere tubashimire. Ishyira amasabana aragatsindwa n'Imana. Ntuze gutuma mbakomeza kuyabasaba. Abasaza rero bagize neza. Reka banyagikari, mwumvise ko dawe yatanze uburenganzira ngo nimworoshye ikiziriko zirishe hose twese tugerweho, twomeze kunezerwa kubw'uyu munsi. Abasaza bagize neza rero, abazanyije amakuru, nibuka uwo musazi bavuga ufite ubumuga bwo mu mutwe, nigeze kugenda ngeze ahantu nuko aramubaza ati banyu amasaka ageze hehe? Nuko arabareba arangije arabasubiza ati yewe batari mu ruzerero nkuru ndimo tubu baratema. Rero natwe amakuru yacu ni meza, ababashije guhinga ubu byareze bareje, tumeze neza, turashima Imana. Murakoze mubanyongera amashyi kuduha umwanya mwiza. Twasanze mutaramye muri mu gitaramo, natwe turishima turanezerwa kandi twishimiye iki gitaramo. Ndagira ngo rero umusaza Alphonse mbabwire ko nubwo dutaramye rwose dufite n'ijambo cyangwa se dufite n'icyo dushaka kuvuga. Twaguwe neza, mwatwakiriye, twashimye ndetse rwose twishe inyota. Bumva nta muntu ufite icyaka cyangwa ufite inzara. Ni muri urwo rwego rero twishimye cyane kandi tukabamureka dukomeze dutaramane, ariko dufite n'icyo dushaka kuvuga. Ni muri urwo rwego rero ntaje jyenyine cyangwa se ngo nzimbo kuboko, nazanye izimano. Aba nagira ngo nsabe abanyagikari bigira imbere. Natwe ntabwo twaje twenyine, nagira ngo rwose bigira imbere. Natwe twaje twitwaje, ntabwo twaje ukuboko, twaje twitwaje, twataze neza, twaje twitwaje. Sinzi ukuntu ndi buvuge, ndavuga ngo ni umutsama. Nagira ngo yigire ejuru rero. Yego urakoze musangiza amagambo. Mwitwaje izimana. Naje mwitwaje izimana. Twaje tuje gutura, ntabwo ari izimano gusa. Ese muradutura matura. Yego. Cyangwa n'intwerera. Ni ugutura tunabatwerera. Uko no. Mwamara amashimane. Murakoze cyane. Abayo nagira ngo yigire imbere musaza, tubahe intwererano nziza. Murakoze cyane. Akoze uko dusanze mu gitaramo ukaza, iki gitaramo wari waragituwemo n'ubundi ntabwo wari kuzi koko niyo mpamvu uzanye intwererano yo kugira ngo twifatanye mu gitaramo. Murakoze cyane. Murakoze, ndagira ngo rwose tubikomeze dusangire tunezerewe. Murakoze namwe. Abasaza bacu Uzebe Dusty agize ati ntabwo naje mbokoboko, ubwo naje nkokora zirebere, bivuze ko naje nikoreye, aba rero mbatwerereye. Maze rero ibi ntwererano
umuryango mwiza kuba badutwerereye si uko hari icyo baturusha ntacyo, ahubwo no gusoza rya sezerano ryo muri Bibiliya y'uko bafite ari bazongera ibintu bijya mu bindi. Iyi rero nayo irajya mu zindi. Pawulo yahuye n'umunyafilipi w'inkone nuko aramubwiriza yakira agakiza, nuko baragendana bageze ku mazi, nuko umunyafilipi w'inkone abwira Pawulo ati ariko se ko amazi ari ngaya nawe ukaba uhari kuki utambatiza? Rero muzehe beda umwanya urahari, nawe urahari, natwe turahari, twawukwimira dukomeza igendere rwose. maze rero umusaza Alphonse nk'uko twataramanye kandi twishimanye abasanze mu gitaramo, nabwiye ko ntari hano ndi jyenyine, ndi kumwe n'umuryango mugari, twaje duturutse mu bukunzi, tuza tubasanga hano mu muryango wa Pascal, tukaba tunezerewe. Nk'uko musanzwe mubizi, imiryango yacu ifitanye ubucuti kuva kera, duhana abageni, duhana inka, turasangira kandi murabona ko tunezerewe. Ni muri urwo rwego rero umuhungu wacu asanzwe ari umwana mwiza, twareze neza, twareze gitore, yiganye n'umwana wanyu ari we Iradukunda Patience Karame. Yemerere no gutangira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane. Ariko icyo kiganiro cyiza utangiye ntabwo wagitangira gutyo gusa, haragombye kuba hari ikintu tugomba kuganiriraho ukanzika ikiganiro cyawe. Nari nkomeje, hanyuma nari ndi kuvuga uburyo imiryango yacu ari inshuti. Karame, iryo jambo ririkomeza ni ryiza. ndarikomeza. Ariko reka tubanze twumve, hari inzoga wazanye? Hari inzoga nitwaje, ntabwo mvuga ijambo gusa. Kuyizane tubanze tuyisogongere twumve yuko iyo nzoga yavugirwaho ijambo nk'iryo. Umumera amashyi rwose gusangizaho amagambo. Ndagira ngo rero umusaza Alphonse wigira imbere, nari nteruye ijambo ariko n'ubundi hano ndisanga, reka nongere bature kugira ngo rwose murabona ko inzoga yenze neza, tuganire, nta mpamvu yo kwicwa n'inyota, n'ibijya mu bindi. Aho nagira ngo rwose mwumve, hanyuma munyemerere nkomeze ijambo nari nteruye. Murakoze. Tubanze tire mumpera amashyi menshi cyane. intore yishakira inzira, ariko nawe mubyeyi banjye baciyazi nawe uretse gusoma nabanza asoma ndabona ya nzoga sogongera gutyo. bwabuki burengetse ndumva nabukoko kamoni bavugirwaho bya jambo ryavugwa bari kuba rwose ijambo, cyangwa wasanga ari ugusaba igisigati. oya ntabwo asaba igisigati, nubwo ari ugusaba imfizi. oya. Abakoze umusaza Alphonse, nari nteruye ijambo kandi nkomeza, kandi mwakoze cyane gutaramana natwe no kwemera kutwakira. Nk'uko rero nari mbivuze, tuje kwifatanya namwe mu gitaramo, ariko tuza dufite n'ijambo. Nk'uko rero nari nteruye mu kanya mbivuga, ntabwo ndi jyenyine, navuze ko nitwa Vedaste kandi nkaba mpagarariye umuryango wa Fideli. Mureba hano twaserutse kandi twikwije tumeze neza.
nari mvuze mu kanya nti imiryango yacu ntabwo ari uyu munsi, imiryango isanzwe ifitanye ubucuti kuva kera, dusabana inka, dusabana abageni, tukiturana, tugatura inka, tugatanga inka, tukanezerwa. Ni muri urwo rwego rero umwana wacu James yatugejejeho icyifuzo nk'ababyeyi, dusanga ni icyifuzo cyiza kandi twumva arakuze ntabwo twakigaya. Aratubwira ati nyamara rero nubwo imiryango isanzwe ari ifitanye ubucuti, dusangira, duhana abageni, kwiturana, ati buriya rwose nakunze Patience, twabanye ku ishuri turakurana, atariko naramukunze ku rwego rwo hejuru, nkaba numva binkundiye yambera umutambukanyi nk'uko bavuga. Ubwo rero nk'umuryango twarateranye, dusanga umuryango wanyu umusaza Alphonse, dusanga ni imiryango myiza kandi imiryango isanzwe ifitanye ubucuti, tuvuga ngo nta kibazo. Aba rero nagira ngo nsabe kandi ngezaho ubwo butumwa bw'umuryango mugari, bagezaho icyo cyifuzo cy'umuhungu wacu yatugejejeho, abagira ngo wenda nta ntizimye mu magambo menshi, ntibagezeho namwe rwose baransubiza Imana ho gushobora koze. Wanyumvise ko urukundo nakwemereye mu muryango wa Nkorabuke ari rwo urahari. Genda utuze, wicare, uvuge neza, urukundo bakwemereye urahari. Umuryango wanjye wa Fidel ntamumpera amashyi menshi cyane. N'ubushize tuza, ndabizi umuryango rwose wa Pascal ntabwo banga gutanga abageni, kandi uko twari twaganiriye uyu munsi ko twaje ari umwanya mwiza wo kugira ngo dutange dukora ibisabwa nk'umuco wa Kinyarwanda. Dusaba umugeni, tumwemererwe, tubakoshe, hanyuma byose, hanyuma nimumara gukwa mukomeze nk'uko bikurikira. Nibyo ngibyo. Umwami yigeze gutuma umugaragu kugenda nzanira umuti, nuko umugaragu aragenda. Umwami yari azi ko umuti awukura kure, namubwira ati genda nzanira umuti niwuzana ndaguhinga. Nuko umugaragu aragenda awukura nk'aha hepfo ku muhanda, aje abonye ukuntu abanguze, nuko aramubwira ati genda baguhe ihene. Nuko umugaragu aramubwira ati se nyakugira Imana dawe wanyemerera nkareba mu kanwa kawe. Mwamara amazi turashaka kureba iki? Turashaka kureba ko ufite indimi ebyiri. Nuko umwami yanga ko umugaragu amureba mu kanwa, ariko ubwo arambwira ati hari ururimi rwampaye inka, none hari ubumpaye ihene, tuba ufite indimi ebyiri. Nuko umwami yanga ko umugaragu amureba mu kanwa, aramubwira ati genda n'inka bayiguhe. None rero umuryango wacu nawo watanze urukundo, ururimi rwaguhaye urukundo ntiwakwanga umugeni. Ntabwo tugira indimi ebyiri mu muryango wacu. Rero dawe umugeni mwamutanze, mwamwemeye. Abantu mwagendanye rero nabo, abantu mwagendanye umugeni mwamwemeye, umuryango wacu mwamubemeye. Ariko rero kandi ba nyirasenge
babyemeye, ariko ugomba kubashakira ikizendeko cyo kubashimira yuko baguhaye umugeni, bakwemereye umugeni. kirahari nk'uko twahoze tuganira umusaza Alphonse, ntabwo rwose umuryango wacu, umuryango wa Fideli tugenda gutyo gusa, kandi iri ni ishimwe rikomeye cyane ry'agahuzamiryango ry'igihango kinini gikuru mu muryango wacu, imiryango yacu uko ari ibiri. Ishimwe rero nagira ngo nshime nguhe iri turo rikomeye kugira ngo ukomeze ugubwe neza, ndetse na ba nyirasenge b'umugeni bari hano nabo bumve ko umuryango wacu ari umuryango ushima kandi unezerewe. Iyi ni inzoga y'ishimwe, inzoga y'ishimwe ba nyirasenge ko barize neza ndetse bakaba banatanze umugeni. Arakoze Dedasiti, burya ngo amatama masa ntasabiri nk'igisigati. Nubwo mureba yari yatuye ariko ba nyirasenge bari bataravuza impundu. Ubu ni ubuki buturwa ba nyirasenge w'umukobwa. Mugererana ba nyirasenge w'umuhungu, iyo umuhungu yagiye gusaba nabo agira icyo abagenera. Nyirasenge muri bo mukuru, ubu ubuki babageneye. Mwumva natanze umukobwa wanyu kuvuga ngo nta buki mwabonye. Mwumvise ko impundu zikoze? Yego rwose murakoze. Nkaba nongera amashyi namwe ngo kabyara. Umunsi umwe inyoni yaragurutse, nuko umugabo agira icyo ayifatira mu kiganza, arangije abaza abo bari kumwe ati inyoni yapfuye cyangwa n'inzima. Uko bari kumwe bararebana, aravuga ati iriya nyoni rero nituvuga ko yapfuye arayirekura igende, nituvuga ko ari nzima arayifungurira mu kiganza. Arangije aramubwira ati iyo nyoni twamenye ibyayo, ati icyo tuzi kiri mu biganza byawe, ati iki bikoresha turatora icyo. None rero dawe mugeni muzende Dedasiti ari mu biganza byawe, nange ukurikira icyo umukoresha turatora icyo. Ariko kandi hari ijambo basigaye bakoresha mu Kinyarwanda, uretse ko umenya ibyo no kurishaka mu magambo y'Ikinyarwanda umenye utanisangamo. Ntabwo ndakora ubushakashatsi. Ijambo ryitwa duhora, uze kudohora burya agasozi kamanuka n'akazamuka indi. Ubu umwanya ni uwawe noneho, hanyuma ugakurikiza ibiti. Nabwiye ko nari ndi kumwe n'abantu bake cyane, mubwira ko irembo rimwemereye, si irembo yasabaga ahubwo yasabaga umugeni, ariko mu nyito babyita ko aje gusaba irembo, kandi iryo rembo risohoka umugeni rikinjirika. Ubwo rero namubwiye ko irembo rimwemereye ariko ntamwemereye inkwano. Mubwira ko nzamukosha hari ba nyirasenge, ba se wabo w'umwana, ba nyirarume, ba nyina wabo, n'abakuru be n'abasaza be n'inshuti z'umuryango. Ubu rero Dedasiti terera amaso, izi ni inshuti z'umuryango, ni ba nyirasenge, ni ba se wabo, ni ba nyirarume, ni basaza be. Ibyo twasezeranye se ntubizi? Mwera ariko simbe nka wa wundi bahuriye mu kigega bagaposhanya, bahuriye mu kigega cy'abana. Urakoze umusaza Alphonse, nk'uko twari twabisezeranye, ntabwo naje jyenyine cyangwa se ngo nze ntabizirikana nk'uko twari twabiganiriye. Ndagira ngo rwose bafashe nze ntange impano, kuko umuryango wa Fideli twabiganiriyeho tugasanga tugomba gufata uyu mwanya mwiza tugatanga impano. Mu by'ukuri turi mu gitaramo, ariko iki gitaramo cyiza tugomba gufatamo umwanya mwiza nk'uko wari ubivuze, tugatanga impano. Ndagira ngo rwose
mu mpano za mbere naje nitwaje harimo iyi rugori izahingira abana kugira ngo batazicwa n'inzara, kugira ngo wayikuramo ukayireba, igahingira inka abana bakarya bakanezerwa bakamera neza. Murabona ko umugeni wacu tutazamwicisha inzara, kandi babambera amashyi menshi cyane. murayumva ko ari bugori. Yego, iyi niyo yazanye nyogokuru, izana nyogokuruza, izana na mama, nanjye njya gusaba narayitanze. nuko nuko bakumbera amashyi menshi cyane. Ntabwo ari icyo gusa, kuko nitwaje n'igicuba kugira ngo bazajye buhira inka ndetse nabo bagubwe neza. Iki gicuba ni igicuba kizajya kivomera inka, ukanya ndababwira uko bimeze, kandi nabo mu gihe bakeneye kugira amazi babikamo. Turabizi ko mu Bugesera ariko ubanza ubu byarahindutse, kera habaga izuba ryinshi, ariko ni igicuba cyiza kugira ngo nabo bajye bavomera inka kandi nacyo bagikoresha. Murakoze, babamera amashyi menshi cyane. Hari rero n'ikibumbiro cy'inka. Iki ni ikibumbiro inka zizajya zinyweramo. Inka zirimo gitare gitebeza umukobwa mu ibondo, zirimo bihogo byahogoje umukobwa, zizajya zinyweramo kugira ngo zigubwe neza kandi zitange umukamo uhagije, abana bamwe bamererwe neza, usange batemba itoto. Aka rero akaba ari icyuma cyangwa se imashini izajya yahira ubwatsi rimwe na rimwe, kubera ko turi muri gahunda yo guteza imbere ubworozi. Ntabwo ari ngo inka zizajya ziguma mu rwuri mu gihe habaye ko wenda imvura nyinshi cyangwa se n'ikindi, bazajya bafata n'umwanya bahirire za nka zimere neza, zitange umukamo uhagije. Murakoze. utarajya mbere, Yego, izi nkwano zibanziriza izindi, hari akantu mbonyemo kantera impungenge. Kera twiga, mwarimu yajyaga ajya ku kibaho, hanyuma agashushanya akantu kameze nk'aka, akagira atyo ngo ni question mark ngo mu Cyongereza, ngo mu Gifaransa ngo ni point d'interrogation, mu Kinyarwanda ngo ni akabazo. None izi nkwano zaba zirimo ibibazo? Oya, nta bibazo birimo, burya wenda ntabwo bihura, ariko nk'uko nari mbivuze mu kanya, ubu ngubu hariho iterambere. Ntabwo dushaka ko inka zacu zihora ziri mu rwuri, igihe byabaye ngombwa ko ziba ziri ahantu hamwe. Iyi ni imashini nziza, imashini yahira ubwatsi. Murabona ukuntu bwahira, bakagenda bakagaburira inka zikaba zihaze zimeze neza. Ntabwo ari point d'interrogation cyangwa question mark, ahubwo ni imashini ngira ngo umuhanga wayikoze neza, yagira ngo ijye icyamura ubwatsi ibukate neza. Niko kazi kayo. Ya bintu nabibonye, kakana nagafataga nabi. Iyo wakoraga ikibazo yahitaga agira atya ngo vi, nagafataga nabi. Izi nkwano ziravivuye. Umusaza Alphonse rero nari nkomeje, ndagira ngo mbabwire ko twaje twitwaje inkwano nkuru, ariyo inka mwari mwadusabye, zikaba ziri kurisha, ziri mu rwuri, ziri kumwe n'izindi. Ndagira ngo rwose, sinzi nimba mufite umutahira hano kugira ngo ahaguruke azivugire, ariko nk'uko nari ntangiye mbivuga mu kanya, zirimo gitare gitebeje umukobwa mu ibondo, zirimo ruta rwabizi iminega inkuba zesa mu ruhogo rwa mugabo nyirigira imbizi isangazwa umarugo we birumbi kesesora imbi bikaba mariza y'impeta, ikaba yaturutse iwacu hariya mu Bukunzi. Nkaba rero nagira ngo babanyongera amashyi menshi, kandi abandi batahira nabo bahaguruke bazivuge amazina, dukomeze dutarame tunezerewe. Murakoze cyane.
ariko dawe izo nka nazibonye, inka nziza nazibonye rwose. Muri zo harimo nk'ibito imanzi kiza gikubiranyije ikabanyana bihogo bitoje umukondo, ikagira ikivuguto cyiza, umukecuru n'umusaza bakinyoye kibarinda gusesumira. Nazibonye nta za kijyambere ntabwo twazikosha, ni inyarwanda, ni inka nziza ziragatsindwa n'Imana zirakajyana na kijyambere uwo nguwo. Nazibonye rero ni inka nziza, ahubwo dawe mubyeyi uko yahoze abivuga yuko yaje gusabira umuhungu. Umunsi umwe Yohana ari mu nzu y'imbohe, ngo umunyururu waje kumukubita araribwa, nuko arangije abwira abantu ngo mugende mu ndebere aho Yesu ari kwigishiriza, muri muhagera mubaze ngo niwe Mesiya cyangwa dutegereze undi. None Muzehe Vedaste, umuhungu wawe wasabiraga James mwagendanye cyangwa tumutegereze? oya, yasigaye ari gukina nuko nahoze mbivuga, ari gukina hararuguru n'inshuti z'umuryango, ameze neza. ngo niba ngombwa n'umwana turamuhamagara. nakoze uramutumaho, ndumva wanamutumaho akaza agasuhuza ababyeyi bakamuramutsa. agira ujya kumuhamagarira uwo mwana aze asuhuza ababyeyi. Umubyeyi Vedaste aranyemereye ngo murebe amaboko. Aba ndabona harimo bagenzi banjye turangana, ibyo nabakoresha babyemera, hari icyo bitwaye. Ngaho munyemerere sabe James atera intambwe imwe agana imbere, bijya nta mugabo usubira inyuma kandi agiye kubakaho. amumpera amashyi. yari ntambwe muhungu wanjye rwose, mwakuze abagabo. Noneho ngaho kebuka reba umuryango, hanyuma tambuka suhuze ababyeyi. amumpera amashyi menshi cyane asuhuza ababyeyi. Reka amasaha ugarukiraho. Noneho reba umuryango wanyu basuhuza. Uyu munsi bahindura sitati bariho ngaho kemukorera abo basore. Dore umuntu umwe ushaka guhagarara iruhande muri abo gace nakwegereye. Nuko abasore reka mbasabe baze gutanga umwanya aho ngaho. Ba basore bacu bari muri protokole babe hafi, hanyuma bereke James amateka, mutere intambwe mugana imbere, babereka aho mu byicaro. Gasamu karaza yareshi umurisha. Abasore barageze namukabisa. Magara uko mwari mwakazi mugire imbere. Abasore kubundi abasore banyu ndamubajije ngo gira inka, arambwira ngo gira umugore. Gira amata, gira amata. Arambwira ngo ndayakugize. Bravo, bravo, gira inka. Namubajije ngo gira inka, barambwira naho uyatereka. Reka ndekera ntabwo nkomeza gusaba abasore Imana ibahe umugisha.
maze rero iyo bavuze ngo inka bavuga ngo amashyo n'amagana, bavuga ngo gira amata abagahore ku ruhimbi, reka nayo masohoza bravo gira abana garabashimye ariko namba nabo iyo uvuze ngo gira abana uravuga ngo hungu n'akobwa nuko muragana ntabwo mbasereje nanjye duhuje stati nimugire ngo ngeze nduwuhe nabasereza nduwuhe ko duhuje stati nimugende babiri batambuke gutya abandi babiri hariya hanyuma bashinzwe protokole babereka aho mwicara. Umunsi n'uyu najyaga ndota ijoro rikanga rikankorana ngakora mu nganzo ndirimbira uwo ntareba none we araje nakunze yaje iyo nabashaga kujya kumusura akamu kuboko nsezeye mu nzira nkagira n'iryama ngagera iwanjye none we araje nakunze yaje nabonye muniza umurindi n'umuriri mwinshi w'impundu z'urwunge nababwiraga ko nagisibya none we araje nakunze yaje araje w'Imana yampaye we araje w'Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga urwunge araje nakunze yaje araje w'Imana yampaye we araje w'Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga urwunge araje nakunze yaje. Cyagiye nabivugaga mugira ngo ndashinga igihe gikwiye maze dusorera amacyo ye sinigeze mbeshya bibaye none we araje nakunze yaje amahoro atashye umutima wanjye muteteri yegamye mu gituza cyanjye nimutureke dutuze tuganire we araje nakunze yaje inseko yikesha umutima wanjye indoro ye benshi barayiririra cyo nimuyigamirwe mansinzi igitego rero araje nakunze yaje araje w'Imana yampaye we araje w'Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga urwunge araje nakunze yaje araje w'Imana yampaye we araje w'Imana Sinaziyaza ya kumureba basanga ku ruhimbi arimo abuganiza amata mu byansi mubwira ko umukeneye mu gitaramo arabyemera aranetaye umubyeyi unyemerere mwigire ejuru maze mwashyikirize mubwire ibyabereye muri iki gitaramo mugihe atanaye murakoze. nyakubahwa Vedasti urebe ibyiza biri mu rubavu rwawe urebe ibyiza biri imbere mu kanya ibyo wasabaga ngiye kubivuga biradukura reba iyi mbaga yose iteranira wowe yaje kwizihiza urebe iyi mbaga iri hariya niwe yaje kwizihiza urebe abari inyuma yawe niwe baje kwizihiza aha harimo ba nyogosenge harimo ba so wanyu harimo ba nyoko wanyu harimo basaza bawe harimo bakuru bawe n'inshuti mwabanye zose ubu no munsi umuryango uteranye turagutanze ntabwo tugutanze ngo ujye gupfa ahubwo ugiye kutubera ambasaderi ahantu bita ibukunzi ubwo ngubwo usezere ku babyeyi usezere ku nshuti kuri ba nyokorome n'abarumuna bawe n'izindi nshuti zose ndetse n'abasore bakugeraga amajanja nkubwiye ko uno munsi nta n'umwe ugomba
mu ntoki kereka inshuti ya hafi iraba iri kumwe n'umugabo wawe niyo uza guhereza ikiganza ubundi ndagutanga Vedasi karame icyo wansabye ngwino hano karame rwose ndanezerewe. urebe neza muri iki gihe basigaye harimo abatubuzi nusanga nta gutuburiye reka mbaze umuhungu wanjye James wari kuza kumubaza umaze kumuhereza uramubaza utaramuhereza reka mubaze twumve. James uti karame dawe badutuburiye cyangwa ntabwo badutuburiye? umumpera amashyi menshi cyane babwiye ko batadutuburiye. ndashimye kandi ubampera amashyi menshi cyane. umusaza Rufosi ndanezerewe kandi n'umuryango wanjye uranezerewe. ndagira ngo rwose nongere ntange ubuki bw'ishimwe kandi bw'igihango gikomeye duhanye. banzanire rwose bigire hino shime umugeni kandi nongere ntange ubuki bw'ishimwe. mumumera amashyi menshi cyane. ndamubona yateze neza Patience afite uburere. ntabwo rwose iwacu ubukunzi turagize inkoni tugiye kumwitaho amere neza kuva mu gitondo kujya nimugoroba anywa amata ase neza cyane kandi abera umuberarugo abera umwana w'umuryango abe uwongera umuryango kandi Imana imuhe umugisha. murakoze. ariko rero ndabona Vedasiti hari ikimasa cy'amaboko niko tujya tuvuga sinzi ukuri buze kukibamburana ngo nyiri inkota n'uyifashe akarumye dore ibyawe. umumera amashyi menshi cyane. bari abantu babwira ngo bayi abasezera babwira ngo bayi muryango rero wa Fideli murabona nk'uko mwantumye ndagira ngo murebe neza kandi namwe mwakire umugeni wacu w'urukundo. nabasuhuze mugende mumusuhuza kandi umwifuriza ihirwe n'ikaze mu muryango wacu. ntabwo ukuboko wa pepere hoya n'abahobere mu cya kinyarwanda ntabahobera atarahobera genda siko n'abapepere ngaho n'abasuhuza baraza kumusuhuza neza mugaragaze ko mumwishimiye umugeni kandi bongeye guha amashyi menshi cyane. maze rero hari umusore rwose ndi musore se biragenda bitera. maze rero murumuna wanjye wagize neza uba hafi ya mushiki wawe uramurinda abamugirira nabi na n'ubu ngubu ukaba ukimuri iruhande. ababyeyi barangwa iki ni igihembo cy'uko wamubaye hafi kandi ukamuha suko sinona ntiwamureka ngaho kimira jana wiz musinazi Jemusi uyu musore uramumarira iki? ati umukunzi mwiza unyemerere muhobere rwose ariko kandi hari na musaza wawe kuri iruhande ati n'impano yo kugushimira yamuhaye kandi rwose ubyuze arasetse maze rero ati umukunzi mwiza umukobwa mwiza wamuhaye umutima atunyemere uzabaza ukuboko kuri umutsi ujyana amaraso ku mutima maze
maze tugaragariza abantu bose ko uyu munsi bari wanjye kandi ko mukunda kandi nzabukunda ubuziraherezo. Zamura ubereke rwose ubabaye ntakoma amashyi wishimira soko ati mukunzi bwiza rero n'ururabo ruhumura neza ati iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko mukunda kandi nzahora mukunda. Murakoze cyane. Buriya iyo nza kuba maremare tugaragare neza maze dufate n'ifoto izaba urwibutso rwacu nuko murakoze cyane. nuko murakoze cyane ururyo ati kandi inkoni uzajya witwaza ugiye mu mashyo uzajya wicumba mu gihe cy'ubunyerere. Iyi ni inkoni y'ubutwari. Murakoze cyane. Tunyumere mwereke na mama umbyara tumusabe nawe yigira ejuru. Bana banje rero nuko ati mubyeyi mwiza unyemerere tuguhe umugore mwiza amezi 9 mu nda yawe mutwitigete w'igihe gisereye udahugama akahugana yavuze atarareba umugabo neza anezerwa none munsi akaba yabaye wanjye. Mubyeyi mwiza atari impano nakoze aturasaba n'ibyo mu byicaro ati mukunzi mwiza nyemerere mwereke na mukuru wanjye umusabe nawe yigira ejuru. Nyemerere mukwereke namubone yuko munshimira mbere yuko bagira ikindi mukora munyemerere mbanze mbashimire kandi mbereke yuko mbakunda. Ibi ndatubyara ati mubyeyi mwiza rero ati mugabo mwiza ati munyambikire ndasinde sinakora mu ruhanga rwa data kuko kirazira n'abamwiza amahano nuko atariko mfite n'inkoni na ya yindi Mose yari afite akura Abisirayeli muri Egiputa atwase mwegere ati inkoni yo turayimuhereza twese nuko mwana wacu no mu muryango turakwishimiye kandi turakunezerewe atariko mubyeyi mwiza hari impano twaguteguriye twemere tuyiguhe sicyo akabaye hafi numere mukwereke mubone kandi nawe kwakira mu muryango kandi hari n'impano twamuteguriye iragukunda batera intambwe duhereka ibyicaro ndetse ubwo na pare na marere nabo bari kumwe. Iseko yikesha umutima wanjye indoro ye benshi barayiririra cyo ni muyigamirwe mansinzi igitego rero araje nakunze yaje araje Imana yampaye araje Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga araje nakunze yaje araje Imana yampaye araje Imana yangabiye muze tuvuze impundu ingoma zivuga
isimbi ryanjye n'ubumwe wawe. Ati izuba rirasira umutima wanjye wasuka mwari mwiza maruta mwari mwari witonze ugatera ku ruhimbi rwawe w'amasugi. Nzarumuna nkundwakaze maze ati mukunzi mwiza. Atotwa uri ku gasozi gahinga cyane mu mbwa zacu zazeho ngagira ibyiza. Ikebuka undebe musomye kuri iki kinyobwa. Hanyuma abishima bakoma amashyi, abatishima babireke. Ibyo ni ibyabo birabareba. Bayamwongereye. Nuko Gahira duko. Naduko tera karahuri. Gaho mubwira ati mugabo mwiza mugabo wanjye. Nzagukunda udashira kandi ruzira icyasha. Tibere ubaye mwami w'umutima wanjye nanjye mba mwamikazi w'umutima wawe. Kandi nzajya nkora muhakeya gutya uko abantu babibona ariko ntabwo bishimye. Mwongereza mufata ku rutugu. Oya Jamusi ndashaka kwira dukunda no gufata. Fate hejuru. Aho ngaho yafashe umugabo agasoma burya ntatse pfuna. Oya mwongere. Nuko ntabwo mwishimye ariko muko nishimye. Nuko reka nsabe pale na marene na mumujejuru. Cheers. Nuko ntawe utereka ahita asoma isomye baguciye icupa utinza kumirwa iyo uteretse nako baguciye icupa. Nuko dogara amafoto mwayafashe yego tikaturebe ko yanumva bavuga ngo sit down. Abazungu bazusimu. Nuko Imana ibaho umugisha. Iduha guhirwa, iduha gutunga, iduha kugabana ibigega byacu irabyuzuza. Rero nk'uko bimeze iwacu bimeze neza. Ibinyamafufu biratuga ubutaka, ibinyamisogwe twarahuye turahunika, ariko kandi tunatewe ishema n'amahundo yaba y'amasatura yaba amamikazi yaba ayariyo yose. Ubu turavugira tugahuza urunyama tugakwiza abashyitsi ndetse tukaza no gusangira amafunguro. Munyemerere rero kuri aka kanya burya ngo bwira bwinshi bwiriza ubusa ndetse bukana sinakubeshya ngo n'Imana yakunyeretse ndetse nta n'umuhanuzi wampanuriye kugukunda. N'umutima wanjye waguciye iryera kuvubwa umbuza amahwemo. Uti nuriya nta wundi ukwiye kuza abwira ya magambo. Uti ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe. Ubanza kuko ari rukundo waganirije umutima wanjye, kuko kuva twahura nta na rimwe ndigera numva nzarambirwa buri munsi. Ati rwose kuno mukwereka ko mukunda kandi ko mukora neza. Icyo nuko
tuzajya gutegurira amafunguro tuzajya guhata ikigani tuzajya nkora nk'ubantu umugabo wanjye tuzajya nkora nk'abakera nk'uko bikwiriye bose mwongere burya abagore guhata nuko murakoze cyane ndagira ngo nongere shime nukuri twataramanye kandi imiryango yacu yahanye igihango gikomeye. Twaje gufata irembo murariduha tuza gusaba umugeni twatudahano turazitanga ndetse umugeni turagusaba nawe muramuduha. Aba rero nagira ngo sabe ariko ntabwo mvuga gusa nkuko bisanzwe mu muco wacu, ndagira ngo nongere biture arakoze mu rusange z'amagambo nkuko narindi kubivuga. Rero ikaba ari inzoga y'ubuki ngira ngo uze gufata umwanya uyisomeho, ariko ntabwo ari inzoga gusa buryo gusa, nagira ngo gitange nicyo nendaga kugeraho, gitange inzoga yo gutebutsa. Aba nagira ngo mbasabe uyu munsi itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi muduhekere, kandi ntari buze kongera wenda ngo mfatire irindi jambo nyuma yuko mubinyemereye. Musaza Alphonse murabona ko bantumye umuryango mugari kandi urabona ubukunzi ngomba gusoza ubutumwa. Ubwo rero nkaba mpagaze hano avuga ibintu bibiri. Cya mbere no gubitura inzoga yo gutebutsa, hanyuma mukaduhekera ku itariki 10 z'ukwa karindwi. Hanyuma kandi nihutisha rwose asaba nuko mutwemerera tukajya kubwira umuryango wa Fideli abadutumye n'umuryango mugari turi hano duhagarariye abandi uko ubutumwa bwagenze. Murakoze. Egera ijuru musezerere rwose, ariko ntabwo kwirukana mu rugo rwacu. Nta nubwo rukura ibyo tukwakiriza cyangwa se tuza kuguha abaraye, ahubwo ni uko ugira ngo usoze inkuru nziza wakuye kwa Bonabucya. Burya rero ibi bintu byose, ububuki bwose ni ubwawe, ariko simera nk'igikeri cyatanze kikibagirwa ku murizo. Aka nanjye nakanjye n'agashyira imbere y'imbaga. Yego rwose murakoze. Bikamutwaza abanyongerera amashyi menshi. Bikamutwaza. Ubwo rero Vedasiti kera sogokuru akiriho yigeze kunshira umugani ngo ntawuherekeza uwicaye. nuko ntawuherekeza uwicaye. Nibyo koko munyemere tujye ejuru Vedasiti Karame. iyo wageraga urugo rw'umuntu bakakwakira neza ukabishima, wasabira umugisha. Badusabe umugisha niba wishimye. Tujye ejuru mbasabe umugisha. Data mwiza turagushimiye muri uyu mwanya, tugushimiye ko wabanye natwe, waturinze mu rugendo twanyuzemo. Twateraniye hano mwami Imana turi imiryango ibiri, kandi imiryango yahuje igahuza igahana igihango mwami Imana. Reka mwami Imana ubushake bwawe bukomeze bubane natwe. Reka mwami Imana uburinzi bwawe bukomeze we kuri twe. Reka mwami Imana ibi birori bikomeze be mu biganza byawe,
uwo ari wo ubiyobora. Namaganye satani n'imigambi ye yose mu izina rya Yesu. Abadayimoni bose bateza imyuka mibi turayamagana mu izina rya Yesu. Ubahe umugisha, ubagirire neza, ndetse nibongera gusubira aho baturutse bakageraho amahoro, turongera dushima izina ryawe. Tubanye nawe rero, ntabwo tugusaba nkaho gutota, ahubwo uzi icyo dushaka mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Umera amashyi menshi Imana yacu.